zo gukodeshwa urumva nyembwa abantu hari inzu zo gukodeshwa uyu murezi hari inzu zo wabimbwiye karukinshakira karukimfata nako nyigufata nyigucakira ariko mveshe ko nanjye harimo akantu k'imbaraga ngiye mu bintu by'imbaraga wumvisha ko nanjye ndimo kamunyweza ahantu sibu yaba ari hora ariko imana imfashe pe imana imfashe chachiye ntabwo chachira wangegerawe nimwe muza kwiba hano ndabwira cyane ntabwo uzaje kwiba ninde wakuzanye hano ntabwo naje kwiba njye ntabwo naje kuzanye hano ninde wakubwiye ko hano haza abantu bose biboneye ntabwo chachiye na umva nkubwire cyane uretse nkubwire gatete namiyaga mwambwa mwazajya tumuka ari gushaka mitungo ye namwe muze mwirirwa mushaka kuza nje nagucakiye mwana ubu nagushikiye mwana ubu nagufashe umva nkubwire mugabo kure ntabwo wumva urumva ntabwo nyumva gashaho nagufashe ntukaze wizanirisha ibyo bintu byawe gihura nagufashe kandi nagukomeye urukumara icyaha nukuze mwanyamureka kwiyenza kandi wavuze wanshakiye nyine komeza mwanyamureka kwiyenza uncakiye ngutwaye iki mba mugabo turi kujyana ngutwaye iki mba maze nkusobanurire rero sibyo aha hantu barandangiye ngo hari inzu zo gukodeshwa urumva nyembwa abantu hari inzu zo gukodeshwa uyu murezi hari inzu zo gukodesha none uwo muntu arambwira tuguha hari inzu zo gukodesha rero kandi akaba ari nta nzu ufite reka nkurangire kwa Musumba abagabo urumva nyine nanjye birangiraje kureba iki inzu yo gukodesha urumva ngo nyine nkomanze hano kugira ngo ndebe niba hari umuntu usohoka ese ubundi ko muri turuka no hirya hano hantu urahaba ko manufata mwana yumbwira kare kuje gukodesha ubu ngubu ibintu niba byagiye mu mahoro byose ubu ngubu wabimbwiye karukinshakira karukimfata nako nyigufata nyigucakira ariko mveshe ko nanjye harimo akantu k'imbaraga ngiye mu bintu by'imbaraga wumvisha ko nanjye ndimo kamunyweza aho ngaho mu bintu by'imbaraga nyine wumvisha ko nanjye nshobora umva kubwira ihangana aho ngaho hari haje kuzana nk'ibintu by'iki n'iki by'iki mvikane nanjye ndakubamba mvikane kuko buriya kiriya twakinnye ni nk'igifato nanjye iyo tugeze mu by'amajido nanjye kubita jido ya muno n'izo nkubitaga jido pa muno hasi singwa ariko akamwereka icyiza sibyo tujye mu bintu biri seriye mama rero hano mw'iki gipangu habagamo inzu ariko izo mw'iki gipangu zose zarafashwe zifashwe mu cyose ninjye mukome uri kuburanya nyirinzu se wowe uri komisiyoneri hoya nyirinzu wazitanze uzikodeshaga nje ndi komisiyoneri ninjye babazaga inzu abantu bose baje muri ugo mujyi icyo gicyo kucyumva neza icyo nabaza kugishyikira sasa noneho umva no murongo ugiye gukurikira ahantu nshobora kukujyana hari ahantu hose mfite inzu ntabwo bemera abantu bameze nkawe abantu babana ntabwo babemera abantu b'abakobwa ntabwo babemera bavuga ngo ni indaya ikindi kandi ntabwo bemeraga umuntu wese udafite aderesi ukoraga iki nyine hariya mbaze ngusubize icyambere ubu ndi umwana koko uri umwana icyo ngicyo tukihorera ukoraga iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nyine nagiraga nyine natwaraga ibishingwe ari ku muhanda ibishingwe nari mfite nyine akazi ko gutwara ibishingwe ntabwo bakwemera ntabwo bakwemera bashyiraga umuntu ufite akazi ka leta gahembwa ku mushahara uzwi ariko nanjye bigaragara ko nyine akazi kariya gasi k'umushahara wanjye mbembwa nyine ariko nawe nyine bigaragara kuri nk'ingegera ntaba kukwemera hajya uranga amazu wowe nawe uranga amazu
wava hano ukagenda nje rero ukanikomereza singo ushaka handi hantu tubesere sibyo urabona kari akazi kanjye karagabura buriya karagabura wenda ngira nyine inzu mwa kino gipangu urumva ntahari muri kino gipangu zirafashe naho kujyana handi hantu oya nabo kubita nakaro tugasoramwe umuntu mu basanzwe babamo ngira nyine nkaba nibereyemo ubwo si we wagura akantu akanga amafaranga ubundi ngira ukuru ndi kukureba agaswera ikoko kikokore ture nimara nanje uri umuntu wo kwikokora ukaba wagura nk'umuntu akantu ndareba uko turabyara nyamaze uretse gufata ariko bagiye kukureka amafaranga nakugwira akantu umugabo mukaza ushaka kuzana ibintu by'iki n'iki ntukahita ushyuha amafaranga niyo ugiye kukugwiraho akantu sibyo niba atari iyo nateri tano amereza rero umwana wa mama yikomereza bitanu yose mwiri tumba oya nyine kokore ndakwereka inzu nziza nkubwiye ko utashobora kubona inzu wowe bira bisaba kugenda nkengera umuntu w'umwenje nyine urabona namaze kuguheza amafaranga uyireza utugabo inzu ni ikenewe tugende nkwereka inzu uriya baramubyeyi ngo azagikata umutwe cyahagaze gute kiri kurebana na nyirinzu ariko ntabwo nacyo cyanga kunyeganyega kiramureba inzu nawe n'umushawurini ari muri babandi baga bogosha udupara biriya hirya handi muzite ngo niba nizamushirima mama byabaga muri Sudani ibi bituku numvise ngo ntuzama ariko ngo Joseph ngo yasigaye yibera yazanye ngo cya madamu da ariko Joseph nyine uri wari umwisiramu haruguru kwanuza kwama itazaba abagayo ngo muri Sudani no yagiye gutura ntawe muzi urumva iki kiyoka rero bararebana kikajya kirarese gute kikaza gute sinzi ahantu naturutse ari wowe nikaraze gatatu nkiri mu kirere mpita mpagarara mu kirere icyo cyoka cyakiriye gute cyita kiva kuri bosi kiba ninje kirebaho niturongera nikaraga gatatu nsubira aho mvuye ndetse buriya cyakweza umutwe buriya icyo cyoka ni ingore cyane ingabo simbizi wenda wego n'uburi gucengana nacyo uzakireba mu bugabo ariko nje mu myanya y'ibanga zacu ariko njewe kamubwiye ko inzu ngiye kutwereka none se kumva nyina kumva ari etaje ariko ubwo buriya hari ukuntu nzarumva ngo bitoreza ku macumu nayo zitoreza kuri iyo nzoga uzitoreza kuri iyo nzoga none se kandi twe turi kujya he tujya he tuvuye aha cyangwa tuvuye aha kandeba hari twari turi kujya aha ngwino tugende hano uri igicucu wanjyegera we ngwino turi kunyura hano none se ino nzira ariko no twaciyemo ndakeka mbo wayibonye ntingi wayibonye ariko nubwo ndi kwiyemera ucunga ya nzoka da buriya njye ibintu by'inzoka ntabwo bikunda mbo uri kuvuga ngo iyi nzu uri kuyibona ariko iyi nzoka cyane yije iyi oya nta nzoka irimo nta nzoka irimo ubwo genze wenda nibijemo vuba ifite ibyumba mw'imbere singo ntabwo umubare w'ibyumba ikindi harimo parafo harimo amafirigo harimo amakorodori harimo amanuze amafurati bimwe bindi bareberagaho abakinnyi tuzi kureba abakinnyi barebaga abakinnyi urumbuga n'ubu rero ibyo si byo bindaje inshinga mugabo n'abantu akajyango nyine umuntu yazana n'indaya ntiyayikeneye yewe menyereye kuzana indaya ku gasozi sibyo ubwo mbonye n'inzu banyereka nyine akajyango umuntu akwitiramo bari kazara ujyo pomora mbo akajyango uzajya umunyuza hejuru si uzajya umunyuza ujye ufunga aha uzakwereke uzahine giriyaje iyi giriyaje uyitata mu bindi ujye unyuzamo no mu gihe hano hafunze kugira ngo abantu batakubona winjije iki uyu ni inzu y'umuntu mucisha muri giriyaje okay urishura ngahe sasa ushaka inzu ubundi yangahe we akabazo umuntu akamuro mbere cyangwa se naha ni inzu ipagire ku by'umuntu ategeye ikintu nyine cy'ikibasi amazi akarugukira wowe uzi ko tuzabikora parafo uzayibomora abantu uze kamwe ukaroboremo hejuru uhite utobora ibati ubijya amazi azajya amanuka ugahita utega intuze munsi nko mu nzu mw'imbere nta kintu kimanura amazi ko ntacyo nitwaje mwa igiti inzu ntaranyisenye gute ubwo ngubu oya nzabikukorera uzavugana na nyirinzu mbo noneho ariko akantu k'inzoka ukibanda oya akantu ushaka inzoka se hari igihe nyine wamuhumura aba uri kumwe n'umukobwa nyine ukajya kubona ukabona inzoka irazamutse oya cenza ari inzoka yawe izamutse nta nzoka zibaga mu nona ndi kukubesha nagira ngo numve ubwenge bwawe nawe nasanze uri kigo yewe simbizi uratanga ngahe ariko ntujya kwesha uratanga ngahe amafaranga ze iyi nzi hagaze angahe se ahubwo yoba ubwayo
kuvuga amafaranga uratanga ibyo tubyibona urabona n'amakosta yararangiye biratuma yuko nzishira nzasenya ngamaza kayakuramo ukishirama yawe hoya bakariza bakakiramo ngeze nakiramo nyine ngo uzishira mbose uzashiramo umuriro kuba urimo nabona wewe uzagura amatara kuko kubona uwabanjemo yagiye amatara agize ute ayiba ahubwo se aya masinga nta kuntu leta ijya kuramo ngayagurisha mu njamani manjuje nyiritsu hano nyiritsu wa hano utambira kaho hano uzamwibonera hoya ntabaga hano yishura ku by'amafaranga mwana ariko se uyu mugore afite kuba nakize kuko urabona yuko aya mahiza uyakuye kuyagurisha mu njamani byinde mwana wa mama nakumvise nti ntabwo gifite umwanya wo kwibanda gutera nange ntabwo yafite rwose nashatse kwisanisha nawe twigira ibicucu twigira ingegera kugira ngo hari imikino mfitanye nawe nange njya kwishyira ku rwego rumwe na kantuza nakapanda ko nakandeliyoni tugeze ku mafaranga mwana mama amafaranga urishura ibihumbi bingaho ufite angahe aya mafaranga uyahereza agaciro aya mafaranga yarambuye wa mugabo none nagira ko kwa ku muhanda urumva ngiye gutwara ibimoteri amafaranga ati ushaka urundi ruki tuvugane mu mafaranga mwana twihuye amafaranga aravuna mugabo gira undi kukubaza utanga amafaranga ngaho umwe umuntu amenyereye kuba ku gasozi akajya mu nzu z'amafaranga ibintu bihangayikishije cyane iyi ni inote y'igihumbi mugabo sohoka mu gipangu kandi nshaka inzu amafaranga make inzu ya make habaga ni 15 ubwo ni gusaba ngo ubu utanze byibura kimwe cya kabiri ngo kuzana amabuja guheza urufunguzo winjira mu nzu 15 uyu mugabo wose mu guhera barabirindwi bibera icyarimwe nabari guterana n'amagambo mushyire muri note y'ingande bihure se ni inote nawe n'umugande bibiri namutije roje 3 4 amafaranga angana gutyo babaramo bine reba hano kwereke yanga nzarumva ngo ni ibiceri 5 by'ishana sibyo bara 5 hano naho bari 5 akira amafaranga yawe nanzu hano bari mu 10 hano bari mu 10 ariko ibintu byo gusamba mu muhanda nizera ariko kwizigiriya yaje ndibo yagaruzemo nizisenya nizera ko yagaruza icara hano tegereza barakuzana ubufunguzo agakundiriza n'akanyundo nyine sawa mwana wa mama turi kumwe ubwo kongera kubona nanjye nawesha ni menyu agiye kuza kuri urufunguzo ubwo umva se umuntu azashura amazi no porose nyine nabukura hehe nyine hari igihe umuntu aba akeneye nayo kumurya hano hasi tegereza bakuzanire urufunguzo ze Ego mwana wabuze se ibi byo noneho ni ibiki biri iwanjye mabuja birangiye wagitse se umeze yewe wiriwe ntabwo gafunguruzo niyinjire mu nzu noneho natewe n'abasazi none si reka nkubaze kuri hano nyine ino nzu ninye birangiye uyikode birangiye nyine inzu nyikodesheje ushatse kuvuga inzu nayikodesheje nyine ahubwo mpagafunguruzo iyo umuntu yamaze kwishyura buriya yarangije kwishyura abajana kubaza wishyuye nde nishyuye nde nishyuye nyiri kwanza banza ukureho izo njaba z'ababona intoki ndi kukubaza wishyuye nde hano bivuze se ngo utangiye kundaka kubaza ngo wishyuye nde umuntu w'umugabo nyine meze nk'aho musumba nyine yongeza gutya nyine ngiye mpita musumba urumva wambara nyine agakabutura k'umwana wanyweye ibiki ubundi yewe mbere yuko tuvugana banza umbwire ubwoko bw'ikiyobya niba ari ikiyobyabwenge wanyweye ikiyobyabwenge buriya ni igihe ushatse kuvuga ikintu ngiye nshatse kuvuga wiyambwiye ngo agiye kohereza umuntu uzanira agafunguruzo hano mbita mfungura ibare nyine nde utavuga uwo ari uwo mugabo nyine arambwiye ngo uwo mugabo se nta mugabo ukubwiye ngo uzane urufunguruzo wemereze ukora ibigoryi birakwiye nyine nsobanura uwuhe mugabo zuburi seriyera ubundi se buriya nta kibazo ufite cyo mu mutwe wowe se ukodesha hano uri nyirinzu abo uri nyirinzu yaba yaguhaye ugerayo wikomeza kunsigira inda n'imbaraga sa ku muryango w'inzu yacu
ubundi uri gatiki urangiye umuryango yaramaze kubishyura mba nawishyuye wishyuye nde nyishyuye nyine amaga uvuye hano birangiye nyine hajya arambwira ati agiye kubona nitabaza inzego kuko ndi kubona natewe n'umusazi wawe uzizane wishyuye nde iyo umuntu ambwiye ngo njye namwishyuye agiye kuzana agafunguro nyine wishyuye nde ni gute wishyura umuntu nagufungurire wishyuye nde hari akagabo kajya kumera nk'ari kagufi siko nakubwiye kambona kakabutura ku mwana urumva n'akagofero k'umutuku urumva arambwiye ngagiye kukubwira ngo ndagire urufunguzo hano ahubwo urwo rufunguzo niba ari ndangiye kuburungushura niba gikoresha nyine muri urwo Rwanda ninde ni bwoko cy'uwo muntu ibyo uri kuvuga ni ibiki ko ntari kumbisobanukirwa ibyo ari byo ariko uri kwikarakasha nyenyenyenyenyenye nishuye njya kubaka wowe ndi kumwe nawe ni umugabo ujya gusa umutuku mu mutwe urumva ibyo kubaza amazina rero nigeze nita ku mazina kuko umuntu sinimyenda ngo arahindura ibara warumajije izina cyangwa umajije ubwo nyine niba ari umuntu usa umutuku bivuze ngo ntabwo ari umuntu ni dayimoni ubwo rero mbare kabiri wamviriya ni umuntu w'inzobe da ni umuntu arambwiye ngo nyine ese mawe ushaka iki abamabuja w'iyi minsi basigaye bashaka kuzana ibintu byo gushaka nyine gufungiraho umuntu ahubwo umugabo nakodesheje sibyo ni umukomisiyoneri umukomisiyoneri ujya gusa umutuku ku mutwe ko mfite abakomisiyoneri 6 nibatigeze kubwira izina rye ubwo uri kumva narotari taze nambwiye rero mpereza agafunguzo nigendere mu nzu ubwo subwo wamwishyuye si nyereka inyandiko mwagiranye ko wamwishyuye kandi namuhaye amafaranga nyine amafaranga atagira inyandiko abaho inyandiko ariko si ngombwa njye nsanzwe nishyura amaso ubundi se wishyuye umukomisiyoneri wamwishyuye ute wamwishyuye angahe ubundi bisobanura nyine namuhaye 15 ariko cyakora nageze naho ubuse muha menshi se namuhaye 15 ugasanga reba byo byonyine reba hano uru rugi rwo rwonyine uri kubona rugisa ngaho ntabwo naje kugura inzu ngewe naje gukodesha sibyo nuko ukishyura 15 naho amafaranga inzu ngewe nyikeneye 80 80 ni usibye ko niyo wamijana we ntabwo mu bantu nyeneye mu nzu yanjye wowe uri mu bapangayi bo nyeneye ntabwo nyeneye umupangayi umeze nkawe mu nzu yanjye uri kunyumva neza kurugutura neza amatwi nkubwire ko wabona biri gusohokera aha bikanyura aha ngaha umva neza nkubwire inzu yanjye ngikeneye umuntu muzima ufite akazi keza ufite umuryango none wowe rero ndi kubona uri umusazi wigendera ubwo se uri kumva navugana iki nawe mva rero muhega sopu yanyu niba udashaka kumvira hano ngiye guhamagara ubuyobozi niba ushoboye guhangana nanjye nakwemera nkahomba n'ukwezi kumwe kw'inzu ariko wowe ntacyo wankora ibyo byo kumwanga wishyuye abakomisiyoneri ntaho bataba uri kumva hari n'igihe wishyuye umukomisiyoneri wo kukurangira indera mu bafite ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe ubwo rero abakomisiyoneri ni benshi igihe ndagiye kandi nyura hano umvira umva nkubwire mabusha wavuze uravuga ndakureba uravuga iyi nyabugogo yarankaranze turi kujyana yanjye mutayampaye nanjye buriya ntabwo nahafata aha rero ngewe ntabwo nyamvugana menshi nabizi nanjye sinyavugana ni benshi kuko njya kubaka ibyanjye ntabwo twari turi kumwe ahubwo icyiza gihari njye ndagiye mu kanya urareba ibirakubaho ngaho niba ushoboye guhangana gumaho ahubwo se buriya muryango urandawucamo nakomo nawe ujya gusa nkaho waguye